iteka komeza bwishimwe n'icyubahiro abambone bakanya ko kubasuza mu izina ry'Umwami Yesu Kristo. Tugiye gutangira iteraniro ryacu ry'uyu munsi, nkaba mbasaba ko duhaguruka tukishira imbere y'Umwami. Nago nkwiye kujya niganyira nibaza ukw'ejo nzaba merewe. Buri wese nagira icyo abwira Umwami. Père céleste, Père éternel, le créateur des cieux de la terre, toi qui es au-dessus de tous les cieux, toi qui contrôles tout l'univers, nous nous tenons devant ta face, nous sommes indignes, toi seul tu es digne. Que ton sang précieux puisse être entre nous et toi. Data twese uhoraho, Mana y'Abrahamu, Mana y'Isaka, Mana ya Yakobo, Mana y'abahanuzi, Mana y'abera batubanjirije, Mana y'abera turiho, ni wowe tugaruriye ishimwe muri aka kanya, kubera ko gushaka no gukora niwo gushyira muri twebwe ukanadushoboza. Dufitanye gahunda nawe muri aya masaha, uyoboye intambwe zacu, watugejeje hano amahoro. Turakwiragije ukomeze uturebere munsi y'amaraso, amaraso yawe amenye ko bwacu hariya i Golgota uducungura. Mwami, iri teraniro ndarikuragije, utuyobore Mwami, umanuke utubere ifunguro ritunga ubugingo bwacu. Bene data bakiri mu nzira berekeza hano, ndabakuragije abataza guterana uyu munsi bitewe n'impamvu zitari zimwe, nabo ubagenderere uko natwe uza kutugenderera. Ni mu izina ry'Umwami Yesu Kristo mbisabye, amen. Turarimba indirimbo ya 82 twitegura no kumva ijambo ry'Imana mu ndirimbo zo gushimisha Imana. Turasoma ibyanditswe byera, turasoma mu ntangiriro cya 24, turahera ku murongo wa 15 tugeze ku murongo wa 19. 24 mu ntangiriro 15 bigeza kuri 19. Il n'avait pas encore fini de parler que sortit sa cruche sur l'épaule Rebecca, née de Bethuel, fils de Milka, femme de Nacor, frère d'Abraham. Nuko agisenga atyo, Rebeka arasohoka, wabyawe na Betuweli mwene Miluka muka Nahori mwene se wa Aburahamu. C'était une jeune fille très belle de figure. Elle était vierge et aucun homme ne l'avait connue. Elle descendit à la source, remplit sa cruche et remonta. Ashyize ikibindi ku rutugu. Uwo mukobwa yari umunyagikundiro cyinshi kandi yari umwari, nta mugabo wigeze kuryamana nawe. Aramanuka ajya ku isoko, aravoma arazamuka. Le serviteur courut au-devant d'elle et dit: Laisse-moi boire, je te prie, un peu d'eau de ta cruche. Uwo mugaragu arirukanka aramusanganira, aramubwira ati ndakwinginze mputuzi mu kibindi cyawe nkweho. Elle répondit: Bois, mon Seigneur. Et elle s'empressa d'abaisser sa cruche sur sa main et de lui donner à boire. Aramusubiza ati databuja nywaho. Atengamatira vuba ikibindi cye aramuharanywa. Quand elle eut achevé de lui donner à boire, elle dit: Je puiserai aussi pour tes chameaux jusqu'à ce qu'ils aient assez bu. Amaze kuyamuha aramubwira ati nduhira n'ingamiya zawe zeguke. Uwiteka atanga umugisha ku bw'aya magambo ye. Mushobora kwicara. Ku
umugoroba w'uyu munsi tugiye gufatanya mu ijambo rivuga ku byerekeye umugeni. Umugeni wa Kristo, Kristo Imana. Imana nk'uko n'ibyanditswe bibihamiriza no mu isano rya kera, ngo Uwiteka ngo niwe mukwe. None uwo mukwe yarakeneye umugeni, byabaye ngombwa ko Uwiteka mukwe yaje araseruka mu mubiri kugira ngo abashe kurambagiza, aza gushaka umugeni. Ijambo dufatanya umutwe waryo ukaba uvuga ngo, mu gifaransa umutwe waryo ukaba uvuga ngo la bien-aimée épouse prédestinée croyante. Umugeni wakunzwe, Imana imumenya, imuteganya, ariko afite umubande Imana yamushizemo, atari byo yabashe kwigira. Uwo mugeni Imana yiteganyirije, Imana yamushizemo uwo mubande wo kwizera. Kwizera ntabwo ari ibintu umuntu yikanyira, n'ugutwi ko kumva icyo Imana ivuga. Uko gutwi ntabwo kwahawe uwo ari we wese, n'umubande wo kwakira ijambo ntabwo ari umuntu uwo ari we wese uwufite. Abo Imana yateganije muri gahunda yayo ihamye, abagomba kuba umugeni w'uwo mukwe waserutse avuye mu ijuru, aje kurambagiza uwo mugeni. Nawe Imana yateganije uwo mukwe mu gihe yaje aserutse, yaje avuga ijwi ritomoye nk'uko n'ijambo ry'Imana ribihamya. Uwo mugeni, uwo mukwe yabayeho kuva na mbere. Jambo ry'Imana n'umukwe nawe, n'umugeni nawe wateganije, byasabye ko nawe yakira ijambo ry'uwo mukwe, ijambo ry'isezerano. Abana b'isezerano abo ngabo bagomba kugira uwo mugeni. Mu gihe ijambo ry'isezerano rigaragaye uko ryagaragaye mu bisekuruza byatubanjirije, habonetse abagomba gusanganira iryo jambo ry'isezerano, kubera ko ari abana b'isezerano, bakaryakira nk'uko n'ijambo ry'Imana ribihamya ngo nka Isaka natwe turi abana b'isezerano. Muri iki gisekuruza turimo, igisekuruza gisoza ibisekuruza 7 by'abanyamahanga, byabaye ngombwa ko twebwe uko Imana yaduteganye
kugira ngo mu gihe ijambo ry'isezerano nk'uko n'ibyanditswe bibihamya ngo mu gihe cy'akagoroba umucyo uzarasa. Uwo mucyo muri iki gisekuruza cyacu waramuritse, uracyamurika. Natwe abana b'isezerano, uwo mucyo twamenye ko Imana yatugendereye, none uwo mucyo twarawakiriye. Nta gushidikanya mu gihe umwami agiye guseruka mu bicu, abamusanganiye asoza ijambo ry'isezerano muri iki gisekuruza nibo bazazamurwa. Imana ntabwo izaza gufata umwe hirya no hino. Oya, iyo gahunda y'Imana ntabwo yigeze ibaho. Gahunda y'Imana n'igihe Yesu Kristo yazaga, abana b'isezerano bakumva ijwi ry'umukwe, bakava mu bafarisayo, bakava mu basadukayo, bakajya ku murongo w'Imana. Abo ngabo nibo bari muri gahunda y'Imana. Uko Imana yakoze iseruka biri mu mubiri, nuko yakomeje no mu bisekuruza byatubanjirije. Imana ntago igenda muri gahunda idahuye n'ubushake bwayo. Uko umukwe yateganijwe isi itari yaremwa, ijambo ry'Imana niryo ribihamya mu byahishuwe igice cya 8, igice cya 13, umurongo wa 8. Mwene data aradusomera ibyahishuwe igice cya 13 umurongo wa 8. Abari mu isi bose bazayiramya, umuntu wese izina rye ritanditswe mu gitabo cy'ubugingo cy'umwana w'intama watambwe uhereye ku kurema kw'isi. Bisubiremo. Abari mu isi bose bazayiramya, umuntu wese izina rye ritanditswe mu gitabo cy'ubugingo cy'umwana w'intama watambwe uhereye ku kuremwa kw'isi. Abandi bose bagomba kuramya inyamaswa, bakaramya n'ishusho iyo nyamaswa, ariko abatagomba kuramya iyo nyamaswa nabo Imana yamenye isi itari yaremwa, mu gihe umwana w'intama w'Imana yatambwaga mu bitekerezo by'Imana. Gahunda y'Imana ntago yatangiye, yari mu bitekerezo byayo. Naho ngaho niba umwana w'intama muri gahunda y'Imana, gahunda nakuka, uwo mwana w'intama yatambwe bihuje n'ibitekerezo by'Imana, n'abo ngabo yatambiwe uko yabashe guteganwa, n'abo ngabo Imana yabashe kubateganya. Naho ngaho uyu munsi nk'uko twabisomye ku byerekeye ibyabaye kuri mushiki wacu Rebeka, n'umutwe w'ijambo wacu ukaba uvuga ngo umugeni wakunzwe Imana yamenye, uwo mugeni arangwa no kwizera gushitse. Niyo mpamvu natwe kubera ijambo ry'isezerano Imana yabashe gusohoza muri iki gisekuruza cyacu. Imana ivuga ngo zohereza Eliya azagarura imitima y'abana kuri base. Uwo Eliya mu gihe yaserutse muri iki gisekuruza cyacu, Imana ihamiriza ijambo ryayo. Abana b'isezerano twumva ijwi ry'umukwe, tumenya ko Imana yatugendereye bihuye n'ibyo Imana yasezeranije. Twebwe nk'abana b'isezerano
ku isi hose twamenye ijwi ry'umukwe turitaba. ubu ngubu imyiteguro igeze ku musozo. naho ngaho hano twasomye mu ntangiriro, mushiki wacu Rebeka mu gihe Eliyezeri amaze gusenga, Imana yishyurira Rebeka asohoza ibyo Eliyezeri yasabye. mu gihe Imana yabashe gusaruka mu ijambo ryayo muri iki gisekuruza cyacu, Imana yabashe kuduhishurira, tumenya ko ari Imana yatugendereye. nuko na Rebeka nawe yahise amenya, anasohoza ibyo Eliyezeri yari yasabye. mwene data aradusomera ariya mu ntangiriro kuri 24 umurongo wa 11 kugeza kuri 14. apfukamisha izo ngamiya ku iriba riri inyuma y'uwo mudugudu. hari nimugoroba igihe abagore basohokera kuvoma. arasenga ati, Uwiteka Mana ya databuja Aburahamu, ndakwinginze umihirwe uyu munsi, ugire neza databuja Aburahamu. dore mpagaze ku isoko, abakobwa babo mu mudugudu basohotse kuvoma. bibe bitya, umukobwa ndi bubwire nti ndakwinginze, cisha bugufi ikibindi cyawe nyweho. akansubiza ati, nywaho nduhira n'ingamiya zawe, aba ari we watoranirije Isaka umugaragu wawe. ibyo ni byo bizamenyesha yuko ugiye databuja neza. Uwiteka bw'ishimwe n'icyubahiro. uko Isaka yari umwana w'isezerano, umwana w'ikinege, Aburahamu se ahita ategeka Eliyezeri umugaragu we wajya kumushakira umugeni, ahita anamurahiza. Aburahamu ahita amubwira ngo Imana izakujya imbere. Imana nagendanye ni Aburahamu, Imana idahusha, Imana ya Aburahamu, Imana ya Isaka, Imana ya Yakobo, niyo Mana natwe twizeye. Imana idahusha, Imana irasa ku ntego, Imana idahuzagurika. Aburahamu ahita abwira umugaragu we avuga ngo Uwiteka azakujya imbere. Eliyezeri nawe mu gihe yari ageze ku mugezi, ntabwo yarebye ku buranga, yahise akora isengesho tumaze kuryumva. Rebeka ntabwo yari ahari, ariko kubera ko Rebeka Imana yari yamuteganije kugira ngo azabere umugeni wa Isaka, natwe nta gushidikanya Imana yaduteganije ko tugomba kuba umugeni wa Kristo. washoboje Rebeka gusohoza bihuye n'ibyo Eliyezeri yasabye, niwe wadushoboje kumenya ko Imana yashoje ijambo ryayo ry'isezerano muri iki gisekuruza cyacu. naho ngaho tudafite gushidikanya ko iyo Mana ya Aburahamu byatumye Aburahamu atuma Eliyezeri nawe arasenga. Rebeka nawe Imana yamuteganije nawe asohoza ibyo Eliyezeri yasabye.
bituma noneho uwo Rebeka Imana yari yateganije kugira ngo abere umugeni Isaka, n'igihe babashe no kumubaza ngo urajyana n'uyu mugabo, Rebeka atigeze abona Isaka, ariko kubera ko yari afite kwizera asubiza bene wabo ababwira ngo nimuninze mureke sanganire uwo mukwe wanjye nubwo nari namubona. Kristo utwishyurira mu ijambo, ntabwo twiza tumubona n'amaso yacu, ariko kubwo kwizera tukaba twizera ko ibyo yasezeranije yiteguye no kubisohoza. Yavuze ngo ntabwo nzabasiganya imfubyi, zamanuka zabana namwe, zaba muri mwebwe. Kristo ni muzima mu bizera bazima. Yatanze isezerano avuga ngo ngiye kubategurira, basize muri iyi si, ariko ntabwo mbasize nk'imfubyi. Umwami ari hamwe natwe, umwami ari muri twebwe. Watangiye umurimo, wamanutse muri iki gisekuruza akemera ko n'amafoto afatwa ya nkingi y'umuriro yayoboye abana b'Isirayeli ibavana mu Egiputa ibageza mu gihugu cy'isezerano. Iyo Mana niyo yamanutse muri iki gisekuruza mu nkingi y'umuriro, n'amafoto arafotorwa kugira ngo dusohoke mu rwijiji rw'inyigisho z'amadini, dufate umurongo Imana yashizeho. Iyo Mana ikwiriye ishimwe n'icyubahiro, ni Imana idahusha, ni Imana irasa ku ntego. Watangiye umurimo agomba kuwusohoza. Umugeni Imana iramutegura ku isi hose, si hano i Kigali, ni ku isi hose ubu butumwa burimo kubwirizwa. Imana irimo irahamagara abayo basohoke nk'uko ijambo ry'Imana ribivuga. Mwene data nadusomere mu Byahishuwe igice cya 18, vuba vuba mwene data, cya 18 murongo wa 4. Ijwi ry'umukwe ririmo kuvugira ku isi hose. Dusomere. Numva irindi jwi rivugira mu ijuru riti, bwoko bwanjye nimusohokemo kugira ngo mwe gufatanya n'ibyaha byawo, mwe guhabwa no ku byago byawo. Era ku murongo wa 3. Kuko amahanga yose yanyoye inzoga arizo riba ry'ubusambanyi bw'uwo mudugudu, kandi abami bo mu isi basambanaga nawo, abatunzi bo mu isi bagatungishwa n'ubwinshi bw'ubutunzi bwawo no kudamarara. Murongo wa 4. Numva irindi jwi rivugira mu ijuru riti, bwoko bwanjye nimusohokemo kugira ngo mwe gufatanya n'ibyaha byawo, mwe guhabwa no ku byago byawo. Iryo jwi niryo ryabashe gutangira kuvuga, riduhamagarira gusohoka kugira ngo tudafatanya n'abanze kumvira Imana muri iki gisekuruza, kubera ko gusinda inyigisho z'abantu bidahuye n'ubushake bw'Imana, bigendanye n'iki gihe Imana yagennye. Uko abafarisayo bashize ibiti mu matwi bakanga kumvira umwami, ibyababayeho mu gihe umwami yaje kugira ngo asoze
agakiza abashe kugashikiriza abayo, abafarisayo, abasadukayo bari abasenzi banga umwami. Ni nk'uko muri iki gisekuruza abantu barasenga binyuranyije n'ubushake bw'Imana, bakirema n'agatima ngo kubera ko bafite abayoboke benshi. Ariko uko abafarisayo n'abasadukayo banze kumvira umwami igihe cy'abanyamahanga, nk'uko tumaze kubyumva mu Byahishuwe, ngo kubera ko babashe gusinda, basinda ntabwo ari izi nzoga zo hanze, basinda inyigisho zidahuye n'ubushake bw'Imana bigendanye n'iki gihe. Ariko twebwe ijwi ry'umwami ryahise rivuga, bwoko bwanjye musohoke muri Babiloni, musohoke no mu madini ataramwe, mbateranyirize hamwe, mbategure kugira ngo kwa kwizera kwari mu ntumwa, ukwizera k'umwimerere kwari mu ntumwa, nongere ngusange mu bizera bazima, ngusange mu mugeni. Naho ngaho niba ari ukwirata, tugomba kwirata mu mwami. Ni twebwe umwami mu gihe azaseruka mu bicu, ni twe tuzamusanganira, nta gushidikanya, kubera ko twamenye ko Imana yatugendera muri iki gisekuruza. Ni ijwi ry'umukwe ryaranguruye rivuga ngo bwoko bwanjye musohoke, mudafatanya n'inkozi z'ibibi. Igihe cy'abanyamahanga kirashize. Niyo mpamvu mubona hirya no hino bavuga iby'Imana, Yesu 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 Yesu. Ni nk'uko mu gihe cya Yesu, mu gihe yazaga, barimo gusubira muri Zaburi ngo umukiza azaza, kandi uwo mukiza yari yamaze kugera hagati yabo. Ni nk'uko n'ibihe by'abanyamahanga kutamenya igihe cy'Imana ni akaga. Witeka abwishime n'icyubahiro. Rebeka mugeni wateganirije Isaka, asoza ibyo Eliezer yasabye Imana. Eliezer abonye abishoje ahita amusanganira nguruwande, ahita amubwira n'ababyeyi be, kugira ngo tubashe kumenya ngo Rebeka Imana yamuteganije, wowe nanjye Imana yaduteganije hariya mu ntangiriro igice cya 22. Mwene dadusomere umurongo wa 20, urebe ko Rebeka nawe Imana yamumenye mbere nk'uko nawe yakumenye. Ubundi mu Bisirayeli mu gihe bavuga kubyerekeye ukuntu abantu bavukaga, ntago bavugaga abadamu, bavugaga abagabo. Ariko kubera ko Rebeka Imana yari yamuteganije kugira ngo azabe umugeni wa Isaka, bahita banamuvuga. Mwana dadusomere. Hanyuma y'ibyo babwira Aburahamu bati Miluka yabyaranye na mwene so Nahori abana. Imfura ye ni Usi, hakurikiraho Buzi murumuna we, na Kemuweli se wa Aramu, na Kesedi, na Hazo, na Pirodashi, na Idirafu, na Betuweli. Betuweli yabyaye Rebeka. Betuweli yabyaye Rebeka. Uyu Rebeka bene data bashiki banjye niwe mu gihe
Eliyezeri asabye abandi bakobwa bavoma bagenda, ariko noneho Rebeka Imana yateganije ugomba kuba umugeni wa Isaka umwana w'ikinege ugereranwa na Kristo, natwe tukaba turi umugeni wo Kristo. Niyo mpamvu muri iki gisekuruza mu gihe Imana yamanutse isoza ijambo ryayo ry'isezerano, twebwe abana b'isezerano twamenye ko Imana yatugendereye, ni twebwe abanyehirwe imbere y'Imana. Uwirata yirate mu Mwami. Niba ari abantu Imana ihoza w'ijisho muri uyu mujyi, ni twebwe, kubera ko twamenye ko Imana yatugendereye. Witeka habwa ishimwe n'icyubahiro. Rebeka baramuvuze. Uyu Rebeka niwe ushoje ibyo Eliyezeri yasabye. Rebeka, bene data bashiki banjye, iyi gahunda ni gahunda ihamye. Isaka umwana w'ikinege, Rebeka ugomba kumubera umugeni. Niyo mpamvu muri iyi gahunda turimo nta guhuzagurika. Niba ari Imana yakongoreye, imigisha yawe iri imbere yawe. Ntabwo ari wowe wikanyira, ntabwo ari wowe wishakira, Imana niyo igomba kugushakira. Niyo mpamvu tugomba gutuza mu Mwami, kubera ko ibyacu Imana yarabiteganije. Witeka bwishimwe n'icyubahiro. Ntabwo ari wowe wishugurikira. Sibana data, ntabwo ari wowe wishugukira umugisha ufite ba nyirawo. Rebeka mwene data dusomera hariya mu ntangiriro igice cya 24 mu ntangiriro, era kuri 56. Arabasubiza ati mwintinza, kuko Uwiteka yahaye urugendo rwanjye ihirwe, nimunsezerere nsubire kwa databuja. Ni Eliyezeri urimo kubyira abo yasanze abasaba umugeni, kubera ko ibintu byose Imana iba yabiteganije. Yemwe urugendo rwa Eliyezeri, kubera ko bene data bashiki banjye, Imana twizera bisaba koroha. Mu gihe cyose uhuye n'ikibazo, mbere yuko ujya mu mutwe utekereza, mpfukama imbere y'Imana. Eliyezeri yarapfukamye arasaba Imana, ikora ku mutima kwa Rebeka asohoza ibyo Eliyezeri yasabye, bihuje nuko Imana ibishaka. Bene data bashiki banjye, Imana Witeka habwa ishimwe n'icyubahiro. Imana yahitiyemo Isaka Rebeka kugira ngo umenye n'ukuri tugomba kugendana n'Imana, utagenda ugongana n'ibintu. Rebeka Imana yitiyemo Isaka yari ingumba, Sara yari ingumba, ariko haba Sara yaje kubyara na Rebeka ubwe yaje kubyara. Imana yaguhamagaye ufite ibibazo. Niyo mpamvu ibyo bibazo ntabwo wabyihererana. Imana iguhamagara ufite ibibazo, ni Imana ifite igisubizo ku bibazo ufite. Nta bintu byo guhangayika ngo Imana iratinze reka ngiye kwishakira. No. Uko ntabwo ari ukwizera. Imana yatinze reka ngiye gushakisha mu banyamahanga. Ndabona mu iteraniro nta bantu duhuje urwego rw'amashuri, none reka njye kwishakira. No, ko ntabwo ari ukwizera, ni ugufindafinda. Mu gihe Imana iba yaguhamagaye, ibyawe iba yabiteganije. Nta bintu byo kuza kutubesha tuvuga ngo urizera. Uwizera ategereza iby'Imana yamugeneye. Sibe bene data, ibindi ntabwo tuzatubyemera. Oya, ntabwo byashoboka. Ntabwo byashoboka bene data, ibintu byo kupangapanga, ibintu by'amafuti ntabwo bishoboka. Ntabwo bishoboka. Bene data n'abashiki banjye, Imana ntabwo ayipfunyikira ibintu, ni Imana yirebera.
murabona cyagiye se wa Yosefu bari mu Egiputa, noneho arishima cyane ngo yo Imana yabanye nawe Yosefu, none yaguhaye n'abahungu babiri, imfura Manase n'ukurikiyeho Efurayimu. Noneho se yari impumyi, noneho aravuga ngo zana abo buzukuru banjye mbasabire umugisha. noneho Yosefu ahita biteganya neza, kubera ko aka kaboko k'iburyo niko kanyamugisha, aka k'ibumoso kaba kari aho ngaho gusa. None afata imfura Manase amushyira hano kugira ngo ka kaboko k'iburyo gakore kuri uyu nguyu w'imfura, noneho aka ngaka gakore kuri Efurayimu. Ntabwo bishoboka. Imana irareba, ifite gahunda ihamye, nta bintu byo kuyipangira ibintu bidashoboka. Noneho se yari impumyi, mu gihe agiye gusenga, bundi yabashe gukora arrangement. Noneho se mu gusenga ahita agira gutya amaboko, nubwo wabashe kubyaranja, ariko gahunda yanjye ni gahunda ihamye. Uku kuboko k'umugisha gufata Efurayimu, uku kundi gufata ya mfura. None atangira kubasabira umugisha, atangira gusabira Efurayimu umugisha, avuga ngo Efurayimu uri umunyamugisha, ahita avuga umugisha. Noneho mu gihe arimo gusenga, Yosefu agira ipfunwe, aravuga ngo papa, none kuki wabikoze gutya, ko nabiteguye? Nta bintu byo gutegura, uyu mugisha ufite ba nyirawo. Nuko Imana ikora. Niba utari muri gahunda y'Imana, nukurira ubusa. Imana ikorana n'abantu yateganije. Witeka aduhana umugisha. Ngo uribeshe atashaka gufata amaboko ya se ngo yagarure, oya. Nuko nguko Imana yanyoboye kubasabira umugisha. Noneho uzi ukuntu byagenze. Noneho ahita avuga ngo Efurayimu imbere, Manase kurikira inyuma. Ibyo bishaka kuvuga iki? Abisirayeli bazi umukiza, twebwe Abisirayeli badufataga nk'ibicibwa. Ni twebwe tubaye aba mbere, Abisirayeli bagakurikira inyuma. Witeka aduhana umugisha. Uyu mugisha ufite abo Imana yateganije. Niyo mpamvu nta bintu byo gufindafinda. Noneho mukore n'amayeri, mutume noneho abantu baza ari benshi, kugira ngo noneho mugwize abantu. Ubutumwa bene dusubira mu Baroma, ari Imana yamenye. Mu Baroma 8:28. Romains 8:28. Kandi tuzi yuko ku bakunda Imana byose bifataniriza hamwe kubazanira ibyiza, ari bo bahamagawe nk'uko yabigambiriye. Ku bakunda Imana byose udatoranije, utavanguye ngo ibingibi babaza umubiri, noneho ntago ari imigisha. Byose uko byakabaye biza kubw'inyungu y'abakunda Imana. Yosefu bamugambanira, barimo bamusunikira ku mugisha. Noneho ikintu tugomba gusobanukirwa, kugira ngo atazagira abantu basa n'abavangavanga ibintu. Mu gihe uvuga ngo urimo urahura n'ibigeragezo, Imana yemeye ko ibyo bigeragezo bikugeraho. Ibigeragezo bikujyana kure y'Imana, ubundi ibigeragezo bigomba kugusunikira ku Mana, bikujyana aho Imana ishaka, kugira ngo umugisha w'Imana ukugereho. Nta byago byabaye kuri Shadraka, Meshaki na Abedenego. Mu gihe babajugunyaga mu muriro, Imana yabasanze mu muriro. Aho ngaho Imana yiyesha icyubahiro. Mu bikubaho ibyo wita ibikomeye, niho Imana ibishaka kwigaragariza. Niyo mpamvu nta na kimwe ugomba gusunika inyuma,
byose biza kubw'inyungu y'abakunda Imana. Sibyo bene data? Nuko nguko tugendana n'iyi Mana. Byose bene data bashiki banjye, naho ngaho tugomba kumenya uku kuri. Simureba ko Imana yadusize muri iyi si, izi ko tugomba guhura n'ibikomeye, nayo ikavuga ngo ntago nzabasiganye imfubyi. None uwo mwanzi uzaza ubagerageza, mwebwe nimuzaze mumurangariraho, mwebwe muzaze mumanga amaso, ni ngewe uzahangana nawe. Umuhanga amaso atsindishirizwa n'uwo nguwo ahanze amaso. Amen. Nukazaze wirebaho, nukazaze ureba no ku bantu mugendana, uzaze uhanga amaso ku Mwami. Ni ugushoboza muri byose kugira ngo ishimwe n'icyubahiro bimugarukire. Impamvu yo kutareba kuba mugendana, Shadrach, Meshach na Abednego, Abisirayeli bari benshi bapfukamye ariya muri imbere y'igishushanyo, ariko Shadrach, Meshach na Abednego bahagarara kigabo. Baravuga ngo nubwo watujugunya mu biro tugapfiramo, ariko ntago tugupfukamira. Ntago ndebye ku mugore wanjye kuba tugendana ngo bapfukamye, ibyo birabareba. Guhagarara kwa Shadrach, Meshach na Abednego kwatumye Imana yihesha icyubahiro muri Babiloni. Amen. Sibyo? Guhagarara kwacu muri iki gisekuruza, ibyo kuvuga ngo ni babiri ni batatu, wenda babe babiri batatu, ariko bahagaze mu bushake bw'Imana. Shobora data, nta bintu by'igihiriri, ntago twigereranya n'uwo ari we wese. Imana igomba gusoza umurimo wayo muri iki gihugu, kandi ifite abo yateganije. Dusomere subira kuri uwo murongo. Kandi tuzi yuko kubakunda Imana byose bifataniriza hamwe kubazanira ibyiza, aribo bahamagawe nk'uko yabigambiriye. Abahamagawe nk'uko yabigambiriye. Nta bintu by'amayeri, nta bintu yawe. Imana izabayo. Ngo muzaze mukoresha amayeri, muzane abahanzi bo muri iyi si bacurange, none niba bacuranga abantu baze bahuruye. No. Na Yesu ntabwo yahamagaraga abahanzi bo mu gihe cye intumwa zarabwirizaga, abana b'Imana bakumva ijwi ry'Umwami bakaza barisanga. Nta yandi mayeri. Oya, Imana ntabwo ibyemera. Reka ngo uzagende wicare hariya ubatizwe, nibavuga ubatizwe ugire gutya, none niba kubatiza noneho ejo nzavuga ko wabaye fiancé wanjye. Urapinda ibiki? Tegereza Uwiteka bwishimwe n'icyubahiro. Tegereza ibyawe. Ibyawe Imana yarabiteganije, nk'uko Imana yapangiye Rebeka kugira ngo abe umugeni wa Isaka, nuko nawe Imana ibyawe yarabiteganije. Witeka abwishimwe n'icyubahiro. Abo Imana yamenye yabageneye n'imigisha. Dusomere usoza. Abo yamenye kera yabaturanirije kera gushushanywa n'ishusho y'umwana wayo. Abo yamenye kera. Abo yamenye kera. Witeka bwishimwe n'icyubahiro. Abo yamenye kera. Imana yamenye kera Isaka, Imana yamenye kera Rebeka, Imana yamenye kera Mariya, Imana yamenye kera Paulo, Imana yamenye kera Tomasi, Imana yamenye kera Petro. Imana ariko nawe tera muri iryo. Imana nawe yarakumenye, none iyo Mana yakumenye igomba kukwishurira mukagendana muri iki gisekuruza, igasoza umugambi wayo ukayihanga amaso. Nibyo ngibyo. Noneho
idini ryanyu rizatera imbere mudafatanyije n'abandi. Dufatanye ibiki? Dufatanye ibiki? Iby'Imana ntabwo abantu bafatanya. Ugomba kuyizera, nanjye nkayizera, twese tukayihanga amaso, nta bindi. Ngo twumvikane ibiki? Izere nanjye nizere, c'est tout, nta kindi. Abo Imana yakwishuriye, abo Imana yamishuriye ntabwo ari uhari. Nanjye ntabwo nari mari Imana kwishurira, gendana nayo. Ngo urugendo rurananiye, abantu barananije. No. Icyo ni ikinyoma cyambaye ubusa. Imana mu gihe uyizeye, Imana ntabwo yananirwa, iri muri wowe. Oya. Abo Imana yamenye kuva kera, komeza, niyo ibashoboza. Dusomere mwene data vuba vuba. Haguruka dusomere vuba vuba. kuko abo yamenye kera yabatoranirije kera gushushanywa n'ishusho y'umwana wayo, kugira ngo abe imfura muri bene se benshi. Kabisa. Abo yatoranirije kera yarabahamagaye, kandi abo yahamagaye yarabatsindishirije. Abo yahamagaye, abo yamenye kera niwe ubatsindishiriza. Bene data bashiki banjye, agakiza karoroshye. Nuko abantu bashaka kuzanamo ibintu umuntu atumva, ni Yesu dutsindishiriza muri byose. Siyo washoboje Rebeka. Rebeka ntabwo abashe ntabwo abashe kwiyeba. Na Isaka nawe ntabwo abashe kwiyeba ngo Imana impfunyikiye amazi, noneho yishakira umufasha w'ingumba. Byaje kugenda gute kugira ngo mbashe gusobanukirwa? Imana iguhamagara ufite ibibazo, ibisubizo by'ibibazo byawe biri mu Mana. Nibyo ngibyo, hari ibindi nta kindi. Hari ibibazo ngo yane ngewe ufite ibigeragezo bikomeye. Gira ibigeragezo ntabwo uruta ibya Yobu. Nibyo ngibyo. None byaje kugenda gute? Rebeka abanye na Isaka, byaje kugenda gute? Isaka yahise asenga. Mana, ni wowe nshakira umufasha. Noneho umufasha ni ingumba, ni wowe soko ya byose. Mfasha. Mu gihe gito Rebeka ahita atwara inda ye hazamo n'ibibazo, hazamo ibintu byo kukubitana migeri mu nda. Agira ikibazo, iyi nda nabaye ingumba nibereye mu mahoro, noneho ndatwite, noneho iyi nda igiye kunyica. None Rebeka bigenje gute? Uko Isaka nasabiye Rebeka, na Rebeka nawe ahuye n'ikibazo bikubitana mu nda ye, nawe yarapfukamye. Nawe nuhura n'ibibazo ntukazaza uta umutwe, uzaza ujya imbere y'Imana. Iyo Mana wizeye nawe yagiye pfukama. Rebeka apfukamye aravuga, noneho iyi ntambara nzayikizwa n'iki? Ko iyi nda igiye kunyica. None Imana ihita imanuka. Imana iramanuka ihita imubwira, avuga ngo ntugire ikibazo cy'iyi ntambara, uzabyara neza, ariko mu nda yawe harimo ubwoko bubiri. Niyo mpamvu iyo migeri kubita. Niyo mpamvu no mu baterana akunda guhura n'ibibazo, ibintu bisa n'ibigongana. Abahamagawe batayishuriwe bagongana n'intore. Twebwe biratunaniye, turagiye, ari mugende genda. Niba nta mugabane wawe uri hano, genda. Oya, twe turasitara. Ubutumwa n'ubw'intore. Abahamagawe ni benshi. Abahamagawe nibo basitazwa n'ubusa. Ngo rega naka niwe utumye natera imbere mu gakiza, none kubera naka ndagiye, genda. Nta n'umuntu uzagukurikira. Ngo intama ziragenda, nimugiye kuzireba aho zagiye. Izihe nama? N'abantu. Yesu niwe avuga ngo intama zanjye zumva ijwi ryanjye. Ayirwa udasitara ku byanjye. None abasitaye kuri Yesu yagiye inyuma yabo ajya kubashakisha. Baba ni 70 bagiye, yagiye kubashakisha. Ngo intama ziragenda, nimumenye izihe nama? Nizihe?
urimo urambwira ibintu nazi. Inama ntabwo zisitara ku ijambo, ibyo ni hamwe. Icyo tucyumvikaneho bene data. Imana iduhana umugisha. Abana b'Imana ntabwo basitara ku ijambo. Niyo mpamvu ukazi wita ibintu byose no ngo ya muradusitaje kubera naka. Imana igusanga yabahamagaye muri impanga. Ngo kubera naka iby'agakiza ndabiretse, kubera umugore, kubera umugabo, kubera mama, kubera mbuza abagabo, iby'agakiza ndabiretse. Reka uzazubesha abadage. Uzazubesha abadage. Mu gihe uri mu Mana ufite byose, utegereza aho mufitanye randevu n'Imana, aho mwahuriye nigusanga. Witeka aduhana umugisha. Sio bene data, Witeka aduhana umugisha. Nibyo ngibyo tugeze ku musohozo. Niyo mpamvu iri jambo rigomba kubwirizwa mu buryo nta bintu byo kusigasiga, ko mudahendahenda kugira ngo noneho abantu baza ari benshi babikirundarunde, noneho bibe koko. Hari ibintu bakunda kuvuga ngo niba amasaka menshi ntabwo abyara umusuru mwinshi. Niba rizi uburo bwinshi ngo bigira gute? Uburo bwinshi ntabwo bugira umusuru mwiza. Bisaba ko utoranya amasaka meza afite uburyohe, noneho kugira ngo ushigishe umusururu umeze neza. Ibintu byo kurunda uburo bwinshi, oya dushikame mu Mwami. Si bene data, mu gihe ikibazo kivutse pfukama, nturege imitsi. Isaka yarasenze, Rebeka nawe yarasenze. Rebeka yarasenze, noneho ari cyo Imana yaganirije Rebeka, ari cyo Imana yamuganirije Rebeka. Icyo Imana yamuganirije yarakizirikanye, yarakizirikanye. Noneho nawe mu gihe upfukamye ari cyo Imana ikuganiriza, icyo Imana ikuganiriza kizirikane. Ntabwo mba mari mwene data karamuka ntabwo aba hari, ariko uwo wasenze. Eliyezeri nawe yarasenze. Rebeka asohoza ibyo Eliyezeri yasabye Imana, kubera ko Rebeka ari muri gahunda y'Imana. Noneho uyu nguyu uri muri gahunda y'Imana agiye guhura n'ikibazo, inda igiye kumwica. Noneho yegereye iyo Mana yatumye ava mu bugumba atwara inda, yamuteje ibibazo, arapfukamye. Imana iramuganirije. Imana yamuganirije iki? Kugira ngo mumenye. Reka sohoreze naho ngaho kugira ngo mumenye uko tugenda muri iyi nzira. Imana yamubwiye iki? Yamubwiye ngo mu nda yawe harimo amoko abiri. Uzasohoka mbere akagaragara ko ari imfura, ntabwo ariyo munyamugisha. Munyamugisha n'uzaza inyuma. Nibyo nababwiraga bya Efurayimu na Manase. Ni ya gahunda igikomeza. Noneho mu gusohoka, kubera ko barimo babyigana, iby'umubiri nibyo biba bifite umuvuduko. Ni nyibingi batubwira ngo mwebwe ntabwo mutera n'intambwe. Abandi bapasiteri bafata n'indege bakajya muri Amerika baramaze. Mwebwe muri aho ngaho. Uw'Imana ategereza igihe cy'Imana. Nta muntu ndushanwa nawe. Igihe cy'Imana cyo kuhaguruka, mu gihe kigeze ndahaguruka, nta muntu unangira. Niyo mpamvu iby'umubiri biba bifite umuvuduko mwinshi. Esawu asohoka ari uwa mbere. Noneho uzi ukuntu byagenze kugira ngo umenye ko umugisha ufite nyirawo. Yakobo yasohotse nyuma, ariko amufashe no ku kirenge. Noneho basohokanye mu gihe cyo guhabwa umugisha. Niyo mpamvu bene data nta bintu byo kurebera inyuma. Ikintu nabasaba mu izina ry'Uhoraho, mutaranzwe n'amarangamutima, mutaranzwe no kurebera inyuma. Ngo reka ndasengera hariya kubera ko ari bene wanyu. Ntabwo wigeze wizera, wasanze bene wanyu n'abanyamurenge bahurira hariya ari bo bonyine. Mu gihe ugiye no gusenga hagati yabo bakabona winjiye utari we, bahita bikanga.
ngo uyu muntu atwinjiranye gute kubera ko ntabwo ari mwene wacu. Mbega gusenga ngo abantu noneho bakareba bagakubita ibisimba ibintu by'amafuti bari muri cyene wabo. Nimukazaze mureba ibintu by'inyuma. Umubande uhamagara undi. Umubande uhamagara undi. Niyo mpamvu Rebeka nawe yanze kurebera inyuma. Arareba aravuga ngo hari icyo Imana yambwiye kubera aba bana ngomba kuzirikana ibyo Imana yambwiye. Uko Imana yandwanisha kandi intore, nanjye ngomba kurwanira ishaka indi ntore. Intore muri aba bana nabyaye si wabibyariye, ni wabibyariye. Noneho ari umwe utari intore ni Esawu, kandi ni umunyamubiri, afite umuvuduko ukomeye, afite amashagaga menshi, ariko we ntabwo ari umunyamugisha. Ngomba kurwanira umugisha intore nk'uko nanjye ndi intore. Yarwaniye ishaka Yakobo. Nibyo ngibyo bisaba ko n'ijwi risa nirijya hasi, kubera ko ugomba gusobanukirwa icyo Imana yakuganirije, kubera ko Imana ntabwo irangwa n'amarangamutima. Imana izabayo, iz'abantu yaganirije. Niba nta kintu Imana yakuganirije, urata umwanya w'ubusa. Reka dusoreze naho ngaho bene data. Imana iduhana umugisha. Imana ifite gahunda yayo hano. Simubona cya gihe Imana ishaka kugira ngo itabare abana b'Isirayeli mu gihe cy'Imana, igenderera nyina wa Samusoni. Yamubwira ngo ugiye kubyara umwana w'umuhungu, gira n'ibyitonderwa, uyu mwana azamera gutya na gutya, nawe ugomba kwifata gutya na gutya. Noneho ajya kubiganiriza umugabo we, ariko umugabo we Imana nta kintu yamubwiye. Ni ukuri urugendo rumera. We yaganirije Imana, niwe baba bafitanye ibanga. Ajya kubiganiriza umugabo we, bakubwiye ibyo ngibyo, nibo bakubwiye. Noneho ko nanjye nkeneye ko uwo mugabo nanjye abasha nanjye kunganiriza. Noneho Manowa ahita asaba ngo, wa Mana we, ndasaba ko ugaruka noneho ukatuganiriza. Noneho uwo marayika w'Uwiteka, ariwo Uwiteka mu gihe yagarutse, yasanze Manowa? Oya, ntabwo yamusanze. Yongeye gusanga wa mudamu. Noneho asanze wa mudamu, wa mugabo yaraje. Umugabo wanjye yarakeneye kugira ngo akubone. Umugabo we guma aho ngaho. Umugore niwe yahise yiruka ajya kubwira umugabo ngo wa mugabo yaje. Noneho marayika w'Uwiteka niwe ahagaze aho ngaho. Noneho Manowa ahagarara aho ngaho arimo kubwira marayika w'Uwiteka avuga ngo, noneho tugomba kwitondera iki kugira ngo uyu mwana navuka none tumenye ko twifata. Wowe ari Imana, we ari cyo nigeze nkubwira wowe. Wowe nabyiyumva. Ibyo nabyiye umugore nibyo agomba gukora. Ibyo Umwuka Wera tubwira nibyo dushyira mu bikorwa. Nta kindi. Niba ntacyo mwavuganye n'Imana ugitangira, ukaza mu muvuduko gusa, mu gihiriri, nta gahunda Imana ifitanye nawe. Imana mutangirana nayo yakuganirije. Rero ngo ni gutya na gutya na gutya na gutya. Ugiye gutangira urugendo, ugiye guhura n'ibibazo bikomeye, ukabyitegura, ukabubizi. Nuko Imana tugendana nayo. Noneho bari aho ngaho barimo kuganira. Noneho twagutambira iki kugira ngo tugushimire kubera iyi nkuru nziza watubwiye ko tugiye kubona umwana. Ngo ibyo watamba byose ntabwo byakira. None tugukorera iki? Fata iriya nyamaswa uyishyire hariya ku rutare. Bayishyize ku rutare, umuriro urapfumuka aho ngaho mu rutare. Umwotsi urazamuka. Sadirika Imana yakiriye igitambo, babona marayika w'Iteka ahita ahagurutse ajyanye n'umwotsi.
ubwoba burabataha, bikubita imbere ngo turapfuye turashize. Umugabo kubera ko we ntabwo yigeze ahura n'Imana, wahuye n'Imana, Imana iramukomeza. Amen. Mu gihe umugabo avuga ngo turapfuye turashize, umugore niwe wamukomeza avuga ngo mugabo wanjye humura, ntabwo dushobora gupfa Imana itari yasohoza ibyo yadusezeranije. Nta kintu dushobora kuba mu gihe Imana itari yasohoza umugambi hamwe natwe. Amahoro abane natwe, dutahe mu mahoro y'Umwami. Nta kintu ushobora kuba Imana itari yasohoza icyatumye inyishurira, icyatumye iwishurira. Ntukazaze wirebaho, ureba ku ntege nke zawe, ureba ku byo ucamo. Imana yiteguye kugutsindirira kubera ko niyo yakwishuriye. Amen. Yahamagaye Rebeka ari ingumba, Imana iramufasha. Iyo Mana yaguhamagaye ufite ibibazo, niyo ifite n'igisubizo ku byo wita ibibazo byose. Duhaguruke. Nta kindi gihesha gukiranuka mu bisi no mu ijuru koko, keretse kwizera ko wogejwe n'amaraso ya Yesu masa, koko wogejwe na Yesu, yatunganijwe n'amaraso ya Yesu. Wagisha amaraso mbese imyambaro yawe irera. Dukomereza aho ngo ya Yesu yogesha y'imitima yawe, itutererwa ubututwe buke, izina yawe neza. Wogejwe na Yesu, yatunganijwe n'amaraso, guhagisha amaraso mbese imyambaro ya wirera. Ushindi ni wa nani? Ushindi ni Yesu. Alishinda goli, alishinda shetani, akashinda mauti. Ushindi wa Yesu, alishinda Golgotha. Ushindi ni wa nani? Ushindi ni Yesu. Alishinda goli, alishinda mapepo, akashinda shetani. Ushindi ni wa Yesu. Alishinda Golgotha. Umwami yaranesheje, akwiriye ishimwe, akwiriye icyubahiro. Niwe udushoboza muri byose. Munyemerere turambura amaboko tumugarurire ishimwe. Habwa ishimwe Mana ya Abrahamu, Mana ya Isaka, Mana ya Yakobo, Mana y'abera batubanjirije. Uri muzima, wagendanye na Abrahamu,
ugendana na Isaka, ugendana na Yakobo, ugendana n'abahanuzi, ugendana n'intumwa. Mwami uri muzima hagati yacu, ijambo ryawe tumaze kuryumva. Ni wowe watoranyije Rebeka, ni wowe wadutoranyije kugira ngo duseruke muri iki gisekuruza kibi, kugira ngo tujye mu ruhande rw'ijambo ryawe ry'isezerano. Ndagushimiye kubwo iri funguro ry'umwuka uduhaye muri aka kanya. Iri jambo ryawe urikomeze mu mitima yacu, n'abandi baza kuryumva ribashe kubakomeza muri uru rugendo. Turakwiragije, tugiye gutaha dusubira amacumbi yacu uko watugejeje amahoro. Dutane nawe kuwa gatandatu ni umunsi, ku cyumweru ni umunsi. Amateraniro uyu mwaka dutangiye kugeza ku musozo w'uyu mwaka, rambura ukuboko kwawe, ijambo ryawe ribwirizwe mu mbaraga. Ni mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo mbisabye, amen. Amahoro y'umwami aruta ubwenge bwarwo bwose atane natwe.